none natwe tugiye kuvuga Yesu ninde. Abo ko bavuze ibyo bamwe ngo ni imfura mu byaremwe, abandi ngo ntabwo ari Imana ngo abe n'umuntu, abandi ngo ntabwo bemera ko yaje afite umubiri, abandi bakavuga ngo yabaye umwana w'Imana mu gihe cy'umubatizo. Twe turavuga iki? Icyambere, kuvuka kwe imbuto yari muri Mariya ari umwuka wera, umwuka wera yakoze mu gihe cyo kuvuka kwe. Icya kabiri, kubatizwa kwe ni umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu amaze kuva mu mazi, umwuka wera mumanukira afite ishusho y'inuma, maze ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana waje nkunaha mwishimira. Nuvuga ngo haba kuvuka haba kumubatizo n'umwuka. Narizo mpamvu yaguye Petero ngo nanjye ndavuze ngo uri Petero, ariko kuri urwo rutare rutari izina Petero nzubaka itorero, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Naguha rufunguzo rw'ijuru ngo ibyo muzahambira mu isi bizabihambire mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizabihambuwe mu ijuru. Yashaka kwerekana ko Petero ari Petero, atari we rutare, ariko Petra ni we buye. Kuri urwo rutare we uri Petero nk'izina, ariko kuri urwo rutare rwitwa Petra nzubaka itorero. Ntabwo Yesu Kristo azubaka itorero kuri Petero w'intumwa ngo twubake Basilique de Saint Pierre, Église Basilique de Saint Pierre. Ntabwo tuzubaka ku rusengero rwa Basilique de Saint Pierre ngo tugubake kuri Petero, ahubwo itorero ryubatse kuri Kristo ko ari we mutwe waryo, twese tukaba ingingo z'umubiri we, noneho buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we. Yesu Kristo rero ni umutwe w'itorero, akaba umwana w'Imana, akaba Imana yigize umuntu, akaba Kristo, akaba mwene Dawidi, akaba umuhanuzi, akaba umutambyi ukomeye, akaba n'intumwa y'ibyo twizera tukabyatura. None abamwizeye bose ni ryo buye ryo muri Siyoni. Petero gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda Imana ibahe umugisha, abari mu Burundi Imana ibahe umugisha, abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubakira kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Europe turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika turabakunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia Imana ibahe umugisha. Nkuko mubibona kuri gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazi Ibirego. Uraho Dogiteri? Mwaramutse neza. Amakuru yawe? Turashima Imana. Turakwakiriye kuri gusenga everyday, wiyumvemo ikaze, watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzaneshwa, nunanigwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Imana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza watugeneye kandi waduteguriye, umwanya w'icubahiro tugiye gusangira ijambo ryawe, ibyo kurya byera bikomeza ubugingo bwacu. Ndagushimiye ko waduhaye iki gitondo cyiza cy'uyu munsi kubw'urukundo. Hari benshi batakibonye, ariko uratwemereye kugira ngo dusangize ibyera abawe bari mu mpande z'isi. Ndagushimiye kuri abana natwe ukatuyobora, icubahiro cyawe kikaganza, ubwiza bwawe burabagirana bukagota ahantu, tukumva turi mu cubahiro cyawe, maze abarasogongera ku ijambo ryawe uyu munsi wa none bagahemburwa mu bugingo bwabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 53 kugeza 58, twumva uko atubwira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice 13 umurongo wa 53 kugeza 58. Yesu amaze kubacira iyo migani avayo aja mu gihugu cy'iwabo, aheraho yigishiriza mu masinagoge yawo. Bituma batangara bati, ubu bwenge n'ibitangaza uyabikuye he? Mbese harya siwe wa mwana w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Na bene se si Yakobo na Yozefu na Simoni na Yuda? Bashiki be nabo ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ibye birabagusha. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi,
abitewe nuko batamwizeye. Turebye Yesu amaze kubacira iyo migani, turaganira Yesu ninde mbese ahubwo. Yesu ninde? Abantu benshi bamuvugaho ibitandukanye, kandi izina Yesu muri byanditswe byera riza ku mwanya wa kabiri kuvugwa kenshi rikurikiye iby'Imana, kuko ari wese. None abantu benshi bagerageje kumuganiraho, ariko turareba hari Yesu umwe se cyangwa hari ba Yesu benshi? Ibyanditswe byera bitubwira ko bari ba Yesu benshi. Ibyanditswe byera bitubwiye Yesu mwene Yosefu na Mariya, ariko ibyanditswe byera birongera bikadusobanurira ko hari Yesu witwa Yusito, ari we wakoranye na Paulo, ndetse ari mu nzu y'imbohe. Paulo amutangira uhamya ko atigeze amuhana na hato. Yesu bita Yusito bira mu Bakolosayi igice cya 10:11 aravuga ngo Yesu bita Yusito niwe wabanye nanje, ntabwo yigeze ampana na gato mu murimo nakoraga. Uwo Paulo yatangiye uhamya, uwo nawe yitwa Yesu mu Bakolosayi 4:11. Uwo ni Yesu wa kabiri, akurikiye Yesu mwene Mariya na Yosefu. Ariko hari Yesu nawe wo mu rubyaro rwa Dawidi wabaye imyaka 400 nyuma ye. Hariya muri Luka ibice 3:29 bavuga ngo Yesu mwene Eliyezeri nawe ari mu gisekuruza ca Yesu. Uwo ni undi Yesu wa gatatu uvugwa mu byanditswe byera. Nuvuga ngo hari Yesu mwene Mariya na Yosefu, hakaba Yesu Yusito inshuti ya Paulo, hakaba na Yesu nawe wo mu rubyaro rwa Dawidi, ariko nawe akaba ari mwene Eliyezeri. Uwo ni Yesu wundi. Ibyanditswe byera noneho bikatubwira ngo hari Yesu bita bari Yesu. Uwo Yesu bita bari Yesu yari umukonikoni wabereye inkomyi ubutumwa bwiza bwa Paulo, ariho umutegeka ukomeye witwa Sergio. Paulo yashakaga kwihana, ariko umukonikoni witwa Eruma niryo ryari izina rye, ariko bamwitaga bari Yesu, nawe agashaka ko atihana. Uwo nguwo nawe bamwita bari Yesu, si Yesu mwene Yosefu na Mariya, ni Yesu wundi bavuga mu byanditswe byera. Hakaba na Yesu wa gatanu uboneka mu bitabo byanyegejwe bitahometswe n'Imana, kuko tuvuga ngo igitabo ca Makabe cyanditswe na Makabe, icya kabiri cyanditswe na Makabe, icya Tobi cyanditswe na Tobi, noneho hakaba mwene Siraki, noneho hari uwitwa Yesu wanditse ikindi gitabo kiri muri ibyo bitemewe ko byahometswe n'Imana bita Yesu, cyitwa Ecclesiastic. Cyo gitabo hari Baruki, hari Makabe wa mbere, hari Tobi, hari umugereka wa Danieli, hari mwene Siraki. Ibyo bitabo bitahumetswe n'Imana ariko bitubwira amakuru y'ubwoko bw'Imana. Harimo Yesu wanditse kimwe muri ibyo bitabo, nawe bita Yesu. Urumva hari Yesu mwene Mariya na Yosefu, hakaba Yesu witwa Yusito, hakaba Yesu ariwo mu rubyare rwa Dawidi, hakaba Yesu bita bari Yesu, hakaba na Yesu wanditse igitabo ca Ecclesiastic cyanyegejwe. Abo ni ba Yesu bagerageza kuvugwa ibuka wabasha kubavangiranya, ariko sibyo. Uyu munsi turareba Yesu ninde, tuvuga kuri Yesu mwene Mariya. Abantu benshi rero kuko bazi ko Yesu ari umucunguzi ariko ntibabyemere, bagerageje kuvuga ibyo Yesu ari byo mu byanditswe byera. Uwa mbere nuwitwa Arius asomye ibyanditswe byera, yasomye mu Bakolosayi igice cya 1:15 handitswe ngo Yesu ni imfura mu byaremwe. Aravuga ati muriyumvira ko Yesu ari imfura mu byaremwe, ntabwo yigeze abyarwa n'Imana. Iyo abyarwa n'Imana ntiyari kuba imfura mu byaremwe n'Imana. None agashinja ko Yesu yaremwe n'Imana ariko ko atabyawe n'Imana. Uwo ni umuhanuzi w'inyoma. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo inda yari muri Mariya ari y'umwuka wera, kandi Yohana igice cya 4:24 aravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kubisenga mu mwuka no mu kuri. Bisobanura ngo niba inda yabyaye Yesu yari y'umwuka wera, ruvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana koko. Hari n'undi witwa Dosete. Dosete yaravuze ngo ndemera Yesu ko ari Imana, ariko sinemera ko yaje afite umubiri. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo abantu batemera ko Yesu yaje afite umubiri nibo bafashe umwanya wa Antikristo. Muri Yohana iya 2 urwandiko 7 haravuga ngo hari abahakana ko Yesu yaje afite umubiri. Abo bantu babihakana bakavuga ko Yesu atigeze aho umuntu ngo agire umubiri. Abo bantu ngo nibo baforoma ikintu cyitwa Antikristo, ngo kandi badutse mu isi.
abantu bahakana ko Yesu yaje afite umubiri byayobowe n'uwitwa Dosete avuga ko Yesu amwemera nk'Imana ariko ko atigeze aza afite umubiri. Hari undi witwa Nesitore ni hagati y'ikinyejana cya kabiri n'icya gatatu abo bose bakoreye baje impaka mu bamamazaga ubutumwa bw'ibinyoma. Nesitore aravuga ngo nemera Yesu ariko simwemera mu bice bibiri. Niba ari Imana nagumya ab'Imana, niba ari umuntu nagumya w'umuntu, ariko sinemera ko Yesu yigeze ab'Imana 100% ngo abe n'umuntu 100%. Icyo ni ikinyoma. Yesu niwe jambo ryaremye isi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari Imana, kandi jambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose nta caremwe kitaremwe nawe. Ubwo Yesu rero yari Imana 100%, ariko kwicisha bugufi gutuma noneho aba n'umuntu 100%. Uwitwa Ebiyone yaravuze ati ndabyemera, Yesu ni umukiranutsi koko, ntabwo ari umwana w'Imana, ahubwo ni umukiranutsi Imana yatoranije kubwo kumushima. Imaze kumushima iramuadobuta, imuhindura umwana wayo mu gihe cy'umubatizo. Aravuga ati nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo amaze kuva mu mazi umwuka wera muza hafite ishusho y'inuma, maze ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Ngo aho ngaho rero Imana ivuga ngo uyu mwana waje nkunda nkamwishimira, ngo Yesu niho yarabaye umwana w'Imana kome amfada adoption, kuko Imana yari imaze kubona ko akiranuka kurusha abandi bantu yabanaga nabo, iramutoranya imuhindura umwana wayo, iramuadobuta, abona kwitwa umwana w'Imana. Ariko icyo naco ni ikinyoma. Ntabwo Yesu yabaye umwana w'Imana mu gihe cy'umubatizo, oya. Yesu ni umwana w'Imana mbere yo kubaka imfatiro z'isi. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 17:24 ngo Imana ubwayo yankunze kuva mbere yo gushira imfatiro z'isi. Nuvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana mbere yo gushira imfatiro z'isi. Naryo baba ngo mbere na mbere rero jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana nta byaremwe mu isi bitaremwe n'abisobanura ko Imana yamukunze mbere yo gushiraho imfatiro z'isi. Ntabwo yabaye umwana w'Imana mu gihe cy'umubatizo ngo kuko ijwi ryavugiye mu ijuru rivuga ngo uyu mwana waje nkamwishimira. Ryaramwishimiye kuko yubahirije umurimo wa se, ariko ntabwo yamugize umwana wayo kubera ari umuntu mu bantu w'umukiranutsi itoranije, oya. Uwo bamwita Ebiyone. Abo bose rero Ariyusi ni umunyabinyoma. Ntabwo Yesu ari imfura ngo abe yararemwe, ahubwo ni umwana w'Imana. Yesu yaje afite umubiri, ntabwo babivuga nka Dosete. Twe tuvuga ko Yesu yaje afite umubiri, ariko avuga ko Yesu abahakana ko Yesu yaje afite umubiri nibo ba Antikristo. Yesu rero ntabwo ari kimwe, ahubwo ni Imana 100%, akaba n'umuntu 100%, kuko yambaye umubiri kugira ngo abashe gucungura. Ni Imana 100%. Imana rero 100%. Yesu ntabwo yabaye umwana w'Imana mu gihe cy'umubatizo, ahubwo ni umwana w'Imana mbere yo gushiraho imfatiro z'isi. Abo nabagerageje kuvuga Yesu ari we. Turavuga ko Yesu ari umwana w'Imana. Usomye muri Matayo igice cya 1 umurongo waho wa 18, mu gihe umwari Mariya yarasabwe na Yosefu, icyo gihe yari ataramurongora, ijambo ry'Imana riravuga ngo babona afite inda. Ariko Yosefu yari umuntu w'umukiranutsi cyane, ntiyashaka kumukoza isoni ku mugaragaro ngo abenge Mariya kubera yatwite, ahubwo ashaka kubikora rwihishwe amubenga. Ariko akibitekereza, ijambo ry'Imana rivuga ngo marayika aramugendera ngo ababwira ngo Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Ijambo ry'Imana hariya ku murongo wa 24 aravuga ngo arongora umugeni we ariko ntibaryamana, kugeza igihe yabyariye umwana amwita Yesu uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ruvuga ngo hariya ngo arongora umugeni we ariko ntibaryamana, byakumvikana ari muri Bibiliya y'umwimerere y'Ikigiriki, kuko ntabwo wakumvisa abantu mu Kinyarwanda ko umuntu yarongora umugeni we kandi ntaryamane nawe, ahubwo yamujanyiwe muri Bibiliya y'Ikigiriki. Noneho itegeko riravuga ngo ntumubyigiye kugeza igihe azabyariye umwana w'umuhungu, kuko Yesu Kristo yari umuziranenge,
ntabwo yahumurwagaho n'imbuto y'abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntumubyige kugira azabyarira umwana w'umuhungu, ariko kuko yari fiyanse. Ijambo mu Rugiriki rivuga gune, risobanura fiyanse, risobanura na epuze. Nuvuga ngo gune ni fiyanse rikaba na epuze. Iyo umuntu arangije kurambagiza umukobwa bemeranije aba yitwa gune, ubwo ni gune. Iyo bavuye mu masezerano rero bakoze icyaha gikomeye iyo barangije kubigaragaza, nubwo abantu baba batari bashakana ariko bakaba barasabanye bakabyerekana bakabaranga, bamara kubaranga bagahindura, icyo gihe abayanze gune ni ukuvuga ngo abisha amasezerano Imana yemeraga, ubwo ni ukuvuga ngo abakoze icyaha. Yosefu rero yari umukiranutsi, arabitekereza, akibitekereza Imana irabibona, yohereza marayika wawe kugira ngo asange Yosefu, aramubwira ngo ntutinye kurongora umugeni wawe, imbuto iri murimo niyo umwuka wera. Icyo nicyo kibigaragaza, nk'uko twasomye ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Nuko ibyabaye kuri Yesu Kristo kuva yavuka byose byabaye n'umwuka wera. Umwuka wera akoze umurimo w'Imana. Yesu agiye kuja mu butayu gatatu ku murimo, ayajanwe mu murimo n'umwuka wera kuko yabanje kwegeragezwa. Ijambo ry'Imana muri Matayo 4:1 haravuga ngo Yesu ajanwa n'umwuka wera mu butayu kugeragezwa. Ageze ijambo ry'Imana haravuga ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. Bisobanura ngo kuvuka ni umwuka wera, kubatizwa ni umwuka wera, kwinjira mu murimo ni umwuka wera, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo no kubambwa ni umwuka wera. Byanditswe mu Baheburayo igice cya 9 waho ni wa 14 havuga ngo nkanswe amaraso ya Yesu Kristo witanze atagira inenge kubwo mwuka w'Uwiteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkanswe amaraso ya Yesu witanze atagira inenge kubwo mwuka w'Uwiteka. Umwuka ni watumye ashobora kubambwa, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Yesu rero kuvuka ni umwuka, kubatizwa ni umwuka, gukora umurimo ni umwuka, no kubambwa ni umwuka, ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo no kuzamurwa aja mu ijuru mu byakozwe n'intumwa ibice 33 ni umwuka. Yesu Kristo yazamuwe mu mbaraga z'umwuka, ibicu bikingiriza Yesu abigishwa, bibakingiriza mu maso habo, ariko umwuka wera mu byakozwe n'intumwa ibice 33 niwe watumye Yesu aja mu ijuru. Yesu rero icyo ni igihamya kuko imirimo yose yamubayeho yakozwe n'umwuka wera. Kabiri, Yesu ni Imana yigize umuntu. Gute? Ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice cya 2 waho wa 5 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yari afite akamero k'Imana ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, agira akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, araganduka ndetse ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo cyatumye Imana izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi amupfukamire, kandi indimi zose zibashe guhimbaza ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Nuvuga ngo yari afite akamero k'Imana ariko ntiyabiha agaciro kugira ngo abashe gucungura abanyabyaha, ntiyatekereza ko ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, agira akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imwishimira, ikamuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi amupfukamire, kandi indimi zose zihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Yesu rero ni Imana yigize umuntu. Nanditse muri Yohana 2:7 havuga ngo abahakana ko Yesu yaje afite umubiri, kuko kwigira umuntu byatumye yambara umubiri, kandi kugira ngo acungure abafite umubiri yagombye kwambara umubiri kugira ngo yikorere ibicumuro by'abakoze ibyaha, none bambanwe ku giti, none abantu bose bahinduke ku gukiranuka kw'Imana. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto 2:5
umurongo wa 21 haravuga ngo utarigeze akora icyaha Imana yamuhindiye kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha bahinduke ku gukiranuka kw'Imana. Bisobanura ngo icatumye agira umubiri kwarugira ngo abashe gucungura yikoreye ibicumuro by'abafite imibiri abitware mu mubiri. Mu Petero ya mbere kabiri umurongo waho wa 22 ni wavuga ngo Yesu Kristo nta caha yakoze nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, ngo yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga hidacugwa kibera. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubwe yikoreye ibicumuro byaca bibambanwa ku giti, ngo kandi imibyimbe ni yadukirisha. Kuba yaremeye akagira umubiri akicisha bugufi akambara umubiri kwari ukugira ngo abashe kwikorera muri wa mubiri byaha by'abafite imibiri, none abibambanwe ku giti abari abanyabyaha bahinduke gukiranuka k'Uwiteka. Yesu ashimwe. Turashima Yesu Kristo wemeye kwikorera ibyaha by'abari mu isi akambara umubiri w'abantu agasuzugurika akagayika. Ico ni ikigaragara ko Yesu Kristo ari Imana ariko yihinduye umuntu. Hari ijambo ry'Imana riravuga gatatu Yesu Kristo. Yesu barongera bamuhimba Kristo kubera iki? Amaze kwambara imbaraga z'umwuka wera kubw'umurimo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Andrea na Nathanael bavuga ngo twabonye Mesiya. Mesiya risobanura ngo Kristo. Ni mu Giheburayo ijambo Mesiya risobanura ngo wasizwe, na Kristo risobanura ngo wasizwe. Yesu Kristo riva mu rurimi rw'Ikigiriki risobanura ngo Iyesusi, bisobanura ngo uzakiza abantu be ibyaha byabo. Iyesusi uzakiza abantu be ibyaha byabo. Naho Kristose bisobanura ngo uwasizwe. Iryo jambo Kristose mu Kigiriki niyo ryaje gusobanura Mesiya uzaza. Mesiya ni mu Giheburayo bisobanura ngo uwasizwe. Yesu Kristo rero ahinduka uwasizwe kubw'umurimo. Ubwo Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu. Yesu Kristo yabatijwe Kristo ariko yitwa Yesu uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu rero mu Giheburayo ni Yeshuwa. Yeshuwa bisobanura ngo Imana ndiko gakiza kanje. Bivuga ngo Yesu Kristo kuko azakiza abantu b'ibyaha byabo niwe gakiza kacu. Yesu Kristo ni uwasigiwe n'Imana kugira ngo asohoze umurimo w'ubutambyi bwe. Kandi Yesu Kristo ni mwene Dawidi. Imana yashatse kwerekana inkomoko ya Yesu ya cyami ko Yesu Kristo azaba umwami. Imana yavugiye mu kanwa ka Yakobo itangiriro 49 umurongo waho wa 9 kugeza ku wa 10 avuga ngo ariko Yuda we ni icana c'intare. Ijambo ry'Imana rivuga ngo urazamutse uvuye mu muhigo mwana wanje, yunamye abunda nk'intare, ngo ndetse nk'intare y'inkore ninde wabasha kwivumbura. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inkone y'ubutware ntabwo izava ku bitugu bya Yuda nyirayo atarayihabwa. Nuvuga ngo nyirayo ninde? Ni Yesu wahanurwaga. Narizo mpamvu byahishuwe 5:5 aravuga ngo Yesu Kristo ni intare yo mu muryango wa Yuda. Ngo dore amaze kubumbura igitabo kifatanisha ibimenyetso 7. Yesu ni intare ya Yuda, ni igishitsi ca Dawidi. None arerekana ngo dore Yesu wo mu muryango wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, ni igishitsi ca Dawidi, aranesheje kugira ngo abumbure kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Nuvuga ngo Yesu Kristo akomoka mu rubyaro rwa Dawidi kuko Yuda ni mwene Yakobo. Nuvuga ngo Yesu uko akomoka mu muryango wa Yuda, Yesu niwe bitaga Melikisedeki, arico gihe yahuraga na Aburahamu ikibaya c'Ishave. Aburahamu avuye gutsinda amahanga Ikedorowameri, ahurira na Melikisedeki mu kibaya c'ahitwa Ishave. Noneho Melikisedeki abwira Aburahamu ati ngiye kuguha umugisha. Aburahamu yarashoreye amatungo intama n'abagaragu yari yanyaze. Abwira Melikisedeki ati nomba umugisha nanjye ndagwa ku 10 ca byose nshoreye. 10 rero ca byose yari afite ubutunzi ariko atagira umugisha, ariko Yesu amusezeranira umugisha. Ubwo nukuvuga ngo Aburahamu ari gutanga 10 agiha Melikisedeki, Lewi yari akiri mu rukiryi rwe.
yari atarabyara Lewi w'abantu bakwiriye guha icacumi. Ariko none Lewi amaze kuvuka, Imana iramutoranya kubw'umuhamagaro, imubuza gukora imirimo iyo ari yo yose. Usomye mu Gutegeka kwa 2 ibice 9 ugasoma no kubara 18:20, aho Lewi n'abamukomokaho bagomba gutungwa n'icacumi ca bagenzi be. Niho noneho Yesu wo mu muryango wa Yuda, ubwo yari Melikisedeki, asaba icacumi Aburahamu aragitanga, agiha Melikisedeki. Aburahamu atari yabyara Lewi na Yuda, kandi Yesu ari wo mu muryango wa Yuda, bisobanura ngo nubwo Abalewi bakiri icacumi cy'imiryango 11, ariko noneho Aburahamu agifite Yuda muri we na Lewi, bagihaye Melikisedeki kandi ari wo mu muryango wa Yuda. Nuvuga ngo Abalewi nibo babanje gutanga icacumi bagiha Yuda, ubwo none indi miryango 11 bari gutanga icacumi bagiha Lewi bishura. Ubwo nuvuga ngo Yesu Kristo ni Melikisedeki, kandi ni wo mu muryango wa Yuda, kandi ni inkomoko ya cyami. Abantu bari baza bati Yesu ninde? Yesu ni umwami, Yesu ni mwene Dawidi, Yesu ni umutambyi, Yesu ni umwana w'Imana, Yesu ni Imana yigize umuntu, Yesu yitwa Kristo. Nuvuga ngo abantu babyibazaho cyane, ariko Yesu ninde koko? Ni mwene Dawidi nk'inkomoko ya cyami. Hari aravuga ngo Yesu ni umuhanuzi. Muri Byakozwe n'Intumwa 3:22 haravuga ngo Mose abwira iteraniro ry'Abisirayeli ati, Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanje, muzamwumvire muri byose azababwira, kandi umuntu wese utazumvira uwo uzaza ari umuhanuzi umeze nkanje azarimburwe mu bantu. Ubwo Mose niwe hanuye ko Yesu Kristo azaza ari umuhanuzi, ariko akaba azaza aruta Mose. Ni ukuvuga ngo kuko Mose yabwiye iteraniro ngo Imana igiye kubahagurukiriza undi muhanuzi umeze nkanje muri bene wanyu, muzamwumvire muri byose, ibyo azategeka byose muzabyemere, ariko umuntu utazabyemera azarimburwe mu bantu. Bisobanura ngo Yesu Kristo ni umuhanuzi ukomeye, noneho akaba intumwa. Usomye Abaheburayo igice cya 3 umurongo waho wa mbere aravuga ngo bene data ara ngo mutekere Yesu Kristo ko ari we ntumwa w'ibyo twizera kandi tukabyatura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni ukwiriye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose gukomera, akwiriye gutekerezwa ko afite icubahiro kiruta icya Mose, kuko icubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Nuvuga ngo Mose yari afite akamaro, ariko Yesu yaje ari umuhanuzi urusha Mose akamaro. Narizo mpamvu Yesu Kristo atakuye ibya Mose, ahubwo yaje gusohoza ibya Mose. Ibyari mu mategeko Yesu ntiyabikuyeho. Yaravuze ngo ntabwo naje gukura amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Kuko Mose asa naho ari muto kuri Yesu Kristo, arabishamya none aravuga ngo mutekereze uwo kwakwiriye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose gukomera, nk'uko icubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Nuvuga ngo Yesu Kristo arusha Mose icubahiro, nanizo mpamvu ari intumwa. Yesu Kristo akaba umutambyi. Usomye Abaheburayo 7 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 5 haravuga ngo Melikisedeki uwo yari umutambyi w'Isalemu. Isalemu ryari izina rya Yerusalemu kera bitari byitwa Yerusalemu, hitaga Isalemu. Ivuye mu rurimi rw'icyaro bisobanura ngo salama, bisobanura ngo amahoro. Hariya ngo baravuga ngo wa wundi wasanganiye Aburahamu avuye gutsinda amahanga Ikedorowamere, noneho ahumugisha Aburahamu. Ngo nani wa Aburahamu yahaye icacumi cya byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Melikisedeki amumugisha Aburahamu mu icacumi cya byose, none izina rye ngo risobanura ngo ni umwami wo gukiranuka. Melikisedeki irindi risobanura ngo ni umwami w'amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntagira se, ntagira nyina, ntagira abasekuruza, ntagira itangiriro ry'ibihe, ntagira n'iherezo ry'ubugingo, ngo ariko bwashushanwa n'umutambyi iteka ryose, kuko Melikisedeki ashushanwa n'umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo akaba umutambyi iteka ryose, ni umutambyi iteka ryose. Abatambyi b'Abalewi bari abigihe gito. Abaheburayo ibicara 2 umurongo wa 11 haravuga ngo noneho uwo Melikisedeki ni izina rya Yesu.
niwe bazanye gutungana kw'abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba gutunganywa kose kuba kwarazanywe n'abatambyi bw'Abalewi niho abantu bahererwaga amategeko, ngo ni iki kundi mutambyi agaragara ahishurwa mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa ko ari mu buryo bwa Aroni. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo noneho ubutambyi bwahindutse n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ariko ku murongo wa 18 haravuga ngo itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke n'umumaro muke. Melikisedeki ni umutambyi ukomeye, niwe waje gutsimbura ubutambyi bwa Mose na Aroni. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ni iki cyatumye undi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki utavuga ko ari mu buryo bwa Aroni. Nuvuga ngo Aroni yari mukuru wa Mose, yari inzu y'abatambyi ya Lewi, nibo bari bakwiriye kwitirirwa iryo zina ry'abatambyi. Ariko kuko batabashe gutunganya ibyasezeranijwe, haboneka undi mutambyi wo mu buryo bwa Melikisedeki. Melikisedeki ni irindi zina rya Yesu, yashushanyaga Kristo uzaza none agasimbura abatambyi, agashushanya n'umwana w'Imana kandi akaba umutambyi iteka ryose. Yesu Kristo rero ni mwene Yosefu ku mubiri na Mariya, ariko ni umwana w'Imana kuko inda yari imurimo yari y'Umwuka Wera. Ibyamubayeho byose rero bigaragaza ko Yesu Kristo yari umwana w'Imana. Narizo mpamvu ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana uwo. Hariya muri Yohana 14 umurongo waho wa 28 haravuga ngo nimutekereze ngo umwaka nja kwa data kuko data nduta. Yesu yavuga kwaja kwase ariko akemeza ko Imana imuruta mu gihe ca ministere. Narizo mpamvu haramu wa Filipo ngiye kuvuga ngo yari afite akamero k'Imana, ntiyabigundira, ntiyatekereza ko ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa agira akamero k'umugaragu w'imbata, yambara ishusho y'umuntu kugira ngo abashe gucungura. Ngo nicyo cyatumye Imana imwishimira ikamuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose arayo mu ijuru, arayo mu isi, arayo munsi y'isi amupfukamire, kandi iminwa yose ihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka, agarukane ka kamero yari yarasize mu ijuru. Yesu Kristo rero ni umwami, Yesu Kristo ni mwene Dawidi, Yesu Kristo ni umwana w'Imana, Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu, Yesu Kristo ni umuhanuzi, Yesu Kristo ni intumwa, niwe Imana yabikije ibyasezeranijwe byose. Imigisha yose twahawe n'Imana tuyibonera muri Kristo. Nizo mpamvu ibyo dushaka gusaba tubisaba mu izina rya Yesu Kristo. Twasaba ibyo dushaka ariko tubihabwa binyuriye mu izina rya Yesu Kristo. Nizo mpamvu Yesu Kristo yaravuze ngo uzanyizera ibyazasaba byose azabihabwa. Nuko muri Yesu Kristo twasezeraniwe imigisha yose yo ku Mana. Abemera Yesu bafite imigisha yose yo ku Mana. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu, Yesu ni Kristo, Yesu ni mwene Dawidi, Yesu ni umuhanuzi, Yesu ni intumwa, akwiriye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose, nk'uko icubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Ntabwo tuvuze ngo Mose ntiyagiraga akamaro, nizo mpamvu amategeko nayo yari afite akamaro, ariko yatubereye umushora wo kutugeza ku kwizera kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kumaze kuza ntitwaba tugishorerwa na wa mushora, tugitwarwa na wa mushorera. Ariyo pedagogue avuga ngo la loi était pour nous un pédagogue. Pedagogue ni ikintu kiyobora umuntu, la loi était pour nous un pédagogue. Ariko Yesu Kristo we kwizera niyo byatumye dutsindishirizwa nawe, ntitwongera gutsindishirizwa na wa mushorera. Ubwo rero gutsindishirizwa kuva muri Yesu. Ndasabira bene data, Yesu Kristo mwumvise niwe mutambyi ukomeye, Yesu Kristo mwumvise niwe Mana ikomeye, Yesu Kristo mwumvise ni Imana yigize umuntu kugira ngo tubashe gucungurwa. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo yikoreye ibicumuro byacu bibambanwa ku giti, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Bisobanura ngo kuba yarakubiswe, kuba yaratutswe, ubwo twatukirwaga muri we kuko yari yikoreye ibicumuro byacu twakoze, noneho twe duhinduka ukiranuka kw'Imana. Abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirirwaho. Bivuga ngo Yesu ni umukiza, abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirirwaho. Mwe kumuvanga Yesu Kristo mwene Yosefu na Mariya ntabwo ari Yesu Yusitisi, ntabwo ari Yesu wanditse Ekleziyasitike, ntabwo ari Yesu wo mu rubyaro rwa Dawidi, ntabwo ari bari Yesu, ahubwo ni Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose. Na Petero yarabyeretswe ubwo Yesu yavugaga ngo iyo mundeba mugira ngo ndinde,
abantu baravuga ngo bamwe baravuga ngo uri umwe mu bahanuzi, abandi ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi uri Yeremiya. Ngo ariko muse mwebwe niba mwumva abantu bavuga batyo, mwe muravuga ngo ninde? Petero ashira akaboko hejuru aravuga ngo uri Yesu Kristo umwana w'Imana. Yesu aravuga ngo ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo, ngo ahubwo nanje ndavuze ngo wowe uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ni umutwe w'itorero, twese tukaba ingingo z'umubiri we. Ni ukuvuga ngo kuko turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we, nitwe twubatse itorero. Yesu Kristo akaba umutwe waryo. Turavugaga igice cya mbere, Petero ya mbere igice cya kabiri umurongo waho wa 5 n'uwa 6 baravuga ngo dore ndashira ibuye muri Siyoni, uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuvuga ngo uzizera Yesu wese ntazakorwa n'isoni, uzizera iryo buye arigo rutare ntazakorwa n'isoni. Bene data mu mahanga yose, murumva Yesu Kristo umwana w'Imana ukwari, umwizera ntazakorwa n'isoni. Ariko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru, nta rindi zina ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu. Yesu rero ni umucunguzi wacu, nani muri we tubonera ubugingo buhoraho. Murakoze abumva aya magambo, muzirikane guhamagarwa kwanyu, muzirikane ko Yesu Kristo ari umutambyi ukomeye, kandi akaba ari umutambyi iteka ryose, kandi akaba dusabira ku Mana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bene data ndabahugura ngo ntimukore icyaha, ariko ntihagira ukora icyaha. Dufite umurengezi dusabira ku Mana, uwo murengezi niwe impongano y'ibyaha byacu, ntabwo ari ibyacu gusa ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Imana idusange twese twakira uwo mutambyi utubera umutambyi iteka ryose, kandi akatubera umuvugizi ku Mana, akadusabira. Murakoze, mwakira ijambo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amina. Pasiteri, Imana iguha umugisha. Ese pasiteri, abantu maze iminsi tubaza inyigisho maze igihe wigisha zijanye na za doctrine, izijanye na discipline y'itorero, ibijanye n'ibyahishuriwe Yohana, ibijanye n'igitabo cya Daniyeli. Ese izo nyigisho atari ama video bashobora kuzibona gute? Izo nyigisho bazibona kuri Silabisi, twaziboherereza kuri internet, bazibona ko tuzitegura, turazibitse. Abashaka ibyahishuwe Daniyeli, doctrine, ibyo byose turabibitse, twabibohereza aho bari hose, nubwo haba mu mahanga kuri internet byabageraho. Murakoze. Watanga nimero bashobora kukubonaho? 078 666 966 078 666 920. Murakoze, Imana baha umugisha. Tukaba tubashimira kuri gusenga y'ibyo, turashimiye muri inshuti za kadasohoka, tubasaba izi nyigisho kuzigeza ku bandi. Imana ibamugisha. Pasiteri, nkuko cyane yacu yitwa gusenga everyday, gusenga buri munsi, wasoza usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaza, ugize neza uyu mwanya w'icubahiro, umwanya waduhaye wo gusangiza ibyo kurya byera bene data batuye mu mahanga atandukanye, abakeneye ijambo ryawe ndetse n'abatarikeneye. Ufite ubushobozi bwo kuribagezaho rigashenjagura imitima yabo, abatakwemera bakakwemera, bakemezwa n'ijambo ryawe. Ku ijambo ryawe akwizera bamenya ukuri, kandi ukuri kukababatura. Mana ndakwingize kugira ngo urikwirakwize mu mitima ya benshi, babashe guhemburwa mu bugingo bwabo. Noneho nugaruka mu bwiza bwawe wohereje umwana we Yesu Kristo, itorero rizamusanganire ritaguye isari hatabuze n'umwe. Ntabwo yifuza ko hagira urimbuka, aho gutinza isezerano ryawe kugira ngo abantu bose bacinangira imitima babashe kugerwaho n'ijambo, bahindukire maze bakizwe. Urakoze Mana, kurabikora nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amen. Ikiganiro naho ubutaha.